muri abana b'abantu. Mose rero Imana iramubwira ngo sinagendera hagati y'aba bantu n'ubwoko. Mose ngo arongera asubira imbere y'Imana baragira ati turakwinginze tubabari usugendane natwe. Imana iravuga ati kandi nakubwiye ko ndamutse ngendeye hagati muri bo n'isaha imwe nabatsinda mu nzira. Mose rero we yarazi Imana iranamubwira mu gice tutasomye, yaramubwiye ngo waretse nk'abaha marayika akagendana namwe, ngewe ko numva ntabishoboye kugendana namwe ko ndabaha marayika. Mose rero ikintu namukundiye yarazi Imana azi na marayika. Aravuga ati marayika, ubundi mu marayika mwiza mu ijuru bagira n'uriya witwa Gabriel. Ariko Gabriel burya nawe ntago ari mwiza. Imana nibyo ngo nibimuhaye nta mara uzaba ufite. Gabriel nibura ngo ni mwiza, ariko iyo akubwiye ikintu nimucyumvikane asiga ubaye ikiragi. Wowe wamuhitamo uwo ni umwiza, niwe mwiza bagira mu ijuru nyine. Ariko nawe iyo ashaka kubwira nk'ubutumwa ugatinamo kubyumva ntubyizere asiga ubaye ikiragi. Uwo ni umwiza. Link people with friends. Ijambo ry'Imana dusangira uyu munsi some mu kuva igice cya 33 Insudi TV show Link people with friends. N'umurongo wa 5. Umurongo wa 3 uravuga ngo mushye mu gihugu cy'amata n'ubuki kuko ntazaba hagati muri mwe. Nibyo mujyeyo kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Umurongo wa 5 Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti muri ubwoko butagonda ijosi nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Noneho imirongo 12, umurongo wa 12 muri icyo gice cya 33 uravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ushya untege kutijyana ubwoko ntumenyeshe udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi buke ko ubu bwoko ari ubwawe. Umurongo wa 14 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuri. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure. Ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiraho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka aramubwira abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ariko umurongo wa 14 uruvuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuri. Mose aravuga ati marayika niwe ushaka kuvuga. Abwira Imana ati marayika mwihorere. Mose yanga ko Imana ibaha marayika. Undi mu marayika mu ijuru bagira ni Mikayeli. Mikayeli we rero ni indwanyi. We none warica kandi mu isaha imwe yica abantu inzovu 8,500. Hano harimo abantu bazi imibare. Ibyo ni byinshi cyane, ariko ibyo abyica mu isaha imwe. Ubwo nabanzomye nko muri Yesaya no muri Luka niho abo bamarayika babiri bagaragara. Mose rero abwira Imana ati ibyo kuduha marayika byihorere, marayika turamuzi. Ariko igituma Mose yakomezaga abwira Imana ati bari wowe uza tujyane, yarazi Imana yo buri y'ubwiza bwayo irumvikana. Nukuri Imana irumvikana, murabivugana nyine. Hari amazaburi muzasoma akomeye cyane
cyane cyane ari amazaburi ya Dawidi amenshi na ya Dawidi aho avuga ati abanzi banjye ngino ubafite ubamare. Ayo mazaburi mwari mwayasoma ngo ni ikigo kigometse kure yanjye ngo mvuye nari ngukeneyemo ngo nza abakina baravuga ngo nzataka ngeze ryari utanyumva. Muzasoma amagambo nk'ayo. Ni igihe Imana itwemerera gukoresha amarangamutima yacu uko yaba ameze kose, ariko ari marayika ukazana ibyo bintu marayika ahita kwera. Mose arabwira Imana ati wowe ugomba kuza ukabana natwe, ibya marayika byihorere, wowe uranogosya urumvikana ariko marayika ntabwo yumvikana. Mose abwira Imana ngo ugomba kuza ukajyana natwe. Anabwira Imana ngo wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe, nubwo njye wabumpaye ngo mbayobore muri iyi nzira, ariko ubundi aba bantu n'aba bivugisha ukuri. Ni ikiganiro cya Mose buriya n'Imana twasomye. Bigeze rero ku murongo wa 14, Mose we yari yasabye Imana ngo yo yemere kubihari muri urwo rugendo, yemere kujyana nabo. Mu mirongo twasomye 12 na 13 ni Mose wari urimo asaba Imana kujyana nabo. Biravuga ngo Mose hejuru haragatitre kavuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana nabo. Umurongo wa 14 Mose ngo yewe mu mirongo 3 yari yasabye ko Imana ijyana nabo. None umurongo wa 14 Imana rero irabyemera. Ariko ikintu nakunze ni Imana kubyemera kwayo. Mose urumva yari yasabye ko Imana ijyana nabo, ariko Imana ibyemeye iramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ariko Mose yasabaga ko Imana ijyana nabo, ariko Imana ibyemeye izanamo indisije ko izajyana nabo ikagira gute ikabaruhura. Noneho ikintu nakunze cyane nuko Imana ibyemera kugendana n'abantu. Imana ntabwo ibyanga, Imana irabyemera. Ariko ikindi nukuvuga ko Mose namukunze cyane, ubuzima bwe bwongeye kumfasha rwose. Mose yarazi ko ibintu byo mu nzira hari ibyo azi n'ibyo atazi. Niyo mpamvu yakomeza kubwira Imana ati wowe ugomba kuza tukajyana. Urabona mu muntu harimo intege nkeya, amenya ibintu byabaye akamenya n'agace ku bintu biri kure. Biratangaje ko ntabwo nzi niba ndagera i Kigali. Nyine mwahita avuga ngo ntabwo wizera, ngo ntabwo wizera. Ntabwo nzi ibintu n'ukuri biri hajyana iri kuri Buranga. Sinzi ibintu bihari. Ubu nzi ibyangaha turi gusa, ntabwo tuzi ibintu biri kuri gate hariya turasohokera. None rero Mose yavuga ati tuzi ibintu byabaye, tuzi n'ibyaho tugeze, ariko iby'imbere ntabwo tugize gute, ntabwo tubizi. Abwira Imana ati rero aho kugira ngo tugusige wareka kudukura ino tukigumira ino, kuko basi byaruta ko twakwijyana. Nuko ko umuntu uzi Imana muramurikiye nta kintu na kimwe yakwemera gukora Imana yavuze ko itakirimo. Hari umuntu washimye hano, uriya muntu namukunze ashobora kuba ari umunyakuri. Unavuga byanyeretse ko nta kintu harasigaje nko mu mutima. Wa muntu wari bashima hano, umuntu yagiye mu rukundo ngo rudafite gahunda. Mama yarasimbutse kwa makuru. Uriya muntu namukunze cyane rwose. Ngo umuntu uzi Imana nta kintu yemera kujyamo iyo amenye ko Imana itakirimo, aravuga ati reka nkireke. Ni urwego rwo kumenya Imana. Mose rero arazi ko kugenda bonyine bidashoboka. Abwira Imana ngo nutajyana natwe utureke ntudukure ino. Anabwira Imana ngo ikizamenyesha ko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki, si uko ugendera hagati muri twebwe, si uko tuba tukumva nawe utumva tukubona. Nuko buriya kugendana n'Imana nicyo kintu kidutandukanya n'abapagani.
ubundi ibyo barya nibyo turya. Hano se mugira amasomo y'abarokore n'andi y'abapagani? Amasomo twiga namwe sivyo? Ibi byo turya ntabwo hano mugira refectoire ebyiri y'abapagani n'iy'abarokore, mugira ebyiri, tugira imwe. Abapagani bakicara imbere cyangwa bakicara inyuma ariko tukarya bimwe. Noneho ngo ikintu kidutandukanya nabo burya ngo nuko twebwe Imana igendana natwe igakorana natwe. Bose bw'Imana ngo ikintu kizadutandukanya n'andi mahanga yose yo mw'isi nuko uri kumwe natwe ukagendera hagati muri twebwe n'abanyamahanga bakajya bavuga ko dufite Imana. Abwira Imana ngo nutajyana natwe ntudukuremo. Ikintu namenye nuko kugendana n'Imana ni umuntu bihitamo, ntabwo ari Imana ibihitamo. Ni umuntu ugira gute? Ni umuntu ubihitamo akabyifuza akabisaba agasaba Imana kugendana nawe. Nuko ngo ushatse wabihitamo, ushatse wanabyihorera. Nta n'itegeko ryaguhana ngo wanze kugendana n'Imana, nta tegeko ryabiguhana. Enoki ngo yamaze imyaka 60 yikorana ari wenyine. Abo ngo ayibyaramo Metusela nande hari n'undi muhungu yabyangira ngo ni babiri. Itangirira igice cya 4 murongo wa 24. Sinshaka ko tujya kwasoma, ariko ngo amara indi myaka 300 agendana n'Imana. Nuko ngo kuri Enoki azi kubaho ari wenyine atari kumwe n'Imana, ibintu bye bitarimo, nta Mana yabishizemo. Ariko ngo amenye Imana aravuga ati reka Imana nyiyegurire nyihe ubuzima bwanjye bwose aba ari ibutwara. Biravuga ngo amari n'imyaka ngo 365 ngo agendana n'Imana. Ikintu nakunze ni ikintu Imana yamuhimbye ngo Enoki ngo agendana n'Imana ngo akajya yinezeza n'Imana. Noneho Enoki ngo agendana n'Imana mu gitondo akaba ari kumwe n'Imana. Imana we kandi Enoki ndabona nzagutwara. Enoki yavuga ati nushaka uzarwara